Hello there guys, nongeye kubasuhuza nka YouTube channel J Hima. So guys, twihuse hari abantu mumaze iminsi mumbaza ku kibazo cy'uburyo mwakora work movie Rwanda cyangwa se WM cyangwa se WM1. Okay, work movie Rwanda ngira ngo nkuko mubibona application yacu ni ngi bo ngiye kubereka hari abo ngo binanira kwiyandikisha bikabagora. Guys, mbere na mbere link yacu izaba ari ingi ku muntu wese nahaye link cyangwa se konsabye link iri muri kano kaboro vuga ko ufungura level zikurikira more registration bonus. Nukuvuga ngo ahangaha hari free registration cyangwa se hari free level, nukuvuga ngo ni level ya 0 y'ubuntu, aho ukora igihe cy'iminsi 2 cyangwa se wimenyereza igihe cy'iminsi 2 mbere yuko uba umukozi kubishaka cyangwa se utabishaka akomeza yihuta nta kibazo. Nukuvuga ngo iyo bonus cyangwa se ko kwimenyereza, impamvu mvuga ngo ni bonus nuko ayo mafaranga uyakorera ukaba wayabikuza kuri mobile money for free, nta kintu urashiramo cyangwa se nta ngwate uratanga. Nukuvuga ngo nidukomeza turakomeza kuri level 1 cyangwa se mo 1, aho winjiza cyangwa se aho ushora 20,000 byonyine. Mbibutse ko iyi ni ku bantu nabwiye ni iyi TMP cyangwa se TMP ya kabiri muri makeya, ntabwo ari TMP ariko ikora nka TMP uko TMP yaje. Iyi ngiyi nayo ni nshyashya, ni ukuvuga ngo work movie yamaze gufungura already shami nayo. Ikindi ikaba ikora nka TMP nyine, birumvikana ko naho ukora task 5, naho ni urubuga rwamamaza ariko ukamamariza Hollywood cyangwa se ahangaha bakinira iyi studio izwi muri Los Angeles gutegura filime z'inyamerika cyangwa se n'ibindi bihangano kwamamaza. Rero turaza tubirebe. So guys, nukuvuga ngo iyo ni level ya mbere nari nkibasobanura, muze kwihangana nimba mutari guhuza neza. natinze gukorera abantu video kuko bari bayikeneye cyane. Hano kuvuga ngo iyo yari level ya mbere, aho ushiramo ingwate 20,000 ugakora imirimo 5 arizo task. Ubwo task imwe ikaba ihwana n'igiceri cy'J135, noneho zose muri 5 hakavamo 675. Mbibutsa ko tempo yo ni task 5 ugashiramo ingwate y'ibihumbi 22 ku munsi, ukajya winjiza 625. Twakomeje iyo urabona ko ni 675. Twakomeje level 2 aho ushira ingwate y'ibihumbi 100, ugakora task 10 cyangwa se imirimo 10 ukinjiza 3,350 bya buri munsi. Nukuvuga ngo muri tempo level ya kabiri ni ushiramo ingwate 90,000 ukinjiza 2,560 ya buri munsi. Nukuvuga ngo hari level 3 cyangwa se M3 arizo tugarukiraho, ushiramo 250 nk'ibisanzwe, na tempo nayo ni 250 bagarukiraga ariko barongeje bageze kuri level ya 4 aho ushora 810. Ahangaho kuko bakiri bashya nabo level bafite zifunga no mu Rwanda ni level 3, aho ayanyuma ushora 250 ku munsi, ukajya ukora task 5 cyangwa se imirimo 15 sorry, zigahwana n'amafaranga 8,325. Twakomeje ubwo rero irangije gusoma ku kantu kose, iyo ni nka tarifu muri makeya. Ibindi tarifu yuzuyeyo uza kubibona ko uri mu dashboard ko ku mwaka ayo winjiza ibikindi buri kwezi ayo winjiza, nawe wabibonera hano ngaha, si ngombwa ngo ujye kure. Kuvuga ngo gufungura account uca kuri iyo link. Hari abambwiye ngo link bari kubona ngo ni ya WhatsApp, sinzi ngo bari kureba hehe, ariko link ni iyi ngiyi kuko naka kajambo gako karabisobanura kavuga ngo fungura account unyuze kuri iyo link, ntago ari gufungura WhatsApp. Twakomeje reka tuyikoreho mbereke ukuntu byandikisha nuko biba bimeze. Kanda kuri link, ategereza iyi funguka. Rero nuko izi sa hejuru tubibona ni XGP movie, nuko biba bimeze. Bakubwira ngo yandikishe nonaha cyangwa se yandikishe. Ikintu cya mbere ukora uhita ufata hano angaha hari nimero
bo gushira ngo andika nimero ugashiramo 7 8 gukomeza cyangwa se 7 9 gukomeza cyangwa se 7 3 gukomeza cyangwa 7 2 gukomeza. Hano kuvuga ngo none hano ugahita ushyiramo umubare banga cyangwa se ijambo banga, ubwo ni ya password tutazibagirwa, ibe mu magambo cyangwa se mu mibare, ibe mu magambo cyangwa se mu mibare tewe nayo ushaka. Ahangaha wongera urisubiremo rya jambo banga ryawe. Icyo ukora hano aha hasi kuri kode y'ubutumire, hari abambaza ngo bari kubasaba ngo kode y'ubutumire. Nta kode y'ubutumire bagusaba iyo wanyuze kuri link, ntayo bagusaba kuko iba irimo. Icyo ukora imaze kubyuzuza uhita ukanda hano kuri yandikishe nonaha cyangwa se registration. Kuvuga ngo urugero dushizemo gutya ya password tuyisubijemo, urabona ko hano ahangaha hari hasa n'umweru, muri make ntihagaragaraga, ntihari available ku buryo wakoraho ngo bikunde. Kanze mbereke impinduka zitaziboneka. Urabona ko nkuyeho ngabanyije kuri password nari nsubiyemo, ni ukuvuga ngo iyo nanditse hano niyo nandika na hano, then hano hagahita hafunguka. Iyo atari byo ntihafunguka, iyo ari byo hahita hafunguka. Noneho ndasubizamo ahangaha, noneho ubone ko bise bifunguka. Ubwo rero dushaka twe dukanda yandikishe nonaha cyangwa se registration. Ababwiye ngo ahangaha kuri kode y'ubutumire ntabwo uhakora ko nta kindi, icyo aho uzuza ni hano ha nimero na ha password ukayisubiramo, nta kindi. Ugatukanda yandikishe nonaha. Guys, noneho kuko nsanzwe mfite account nini nkandaho, barambwira ngo nsanzwe mfite account, reka turebe nomero yawe, telefone igendanwa n'ibiki cyamaze gufatwa. Noneho tugiye gukora icyo bise login. Iyo bimaze barakubwira ngo yandikishe neza, bagatagusaba gukora login account kuri nimero wakoresheje. Kubera ko twe dusanzwe rero tuyifite turakanda kuri ufite konti ya kwinjiramo, turinjiramo nonaha. Noneho ubwo icyo turakora turaza dupestingamo za nimero zacu hano n'ijambo banga hano. Guys, nkuko ubibona byose byamaze kugeramo. Icyo turakora turakanda injira ubu. Injira neza byakunze. Ku bantu bashyashya rero icyo duhita dukora ahangaha, hari abageramo bikabacanga ngo ese iki kintu ngezemo ni iki platform ngezemo kimeze gite, cyaba kigoye cyangwa ntikigoye. Iyi platform ntigoye. Kuba tumva ikinyarwanda cyaba ngaba rero ukanda hano hejuru, ko ngiye ubundi nkunze gukoresha icyongereza, ko ikinyarwanda kiba cyangoye cyane. Hariya hejuru ugakandaho igena ry'ururimi, ugahitamo aha cyangwa se hano. Gusa reka kuba turakeka abantu nyine bakinjiramo bazasanga hano handitse ngo igikorwa, urugo. Aho urugo ho ntihakureba, ahubwo ahantu hambere hakureba buriya ni igikorwa. Serivisi, aho naho kurebera umuntu wawe ugomba guhita guha ubufasha bwihuse, ni nk'umu customer service nyine. Aha gatatu ngo igikorwa, mbese aha harasa na hano. Aha kane ibyanjye. Ni cya kinyarwanda kiba kigoranye ukuntu. Ni ukuvuga ngo nitujya ku byanjye, reka bariho tubanza, niho usanga ibyakozwe byose. Ikintu cya mbere uzasangaho iyi welcome bonus ya 500. Uzasanga no hejuru hariho 500. Urabona ko ngiye namaze kuba umukozi, ndi kuri M1 cyangwa se movie 1 cyangwa se level 1, urwego ndiho. Nashoye cyangwa se natanze ingwate ya 20 ifunze, maze kugezamo ayo maze gukorera yose hamwe ni 6798 n'ibice 60. Gushora ni ukuntu ahangaha gushiramo amafaranga ku bantu mugeramo ngo ndashiramo gute, ni ahangaha kuri kongeramo amafaranga. Naho kubikuza ku bantu baba bari mu kinyarwanda, ni ahangaha haba hari ngo gukuramo amafaranga, ariko ari mu cyongereza hano hejuru haba hari deposit, hano hakabiri hakaba hari withdraw. Nk'ibisanzwe ni ukuvuga ngo noneho icyo ukora uhita ukanda kongera amafaranga, utegereza page gafunguka, ugakanda kuri ugahitamo, wahitamo hano kuri MTN, ugahitamo hano kubakoresha ama USDT, ugahitamo na hano kubakoresha ama USDT. none warangiza ukemeza. Imaze guhitamo hamwe, turahitamo MTN cyangwa se Airtel Money, dukomeze kuko niho nakoresheje nshora. Iyo ugeze ahangaha rero, ubwo MTN yawe uraza ugahitamo hano, ukaza ukandika amafaranga hano. Ibi ngibi ntabwo byitaho kuko no kuvuga ngo amake yo gushoramo ni 5. Ubwo rero turaza duhita duklikamo twandikemo amafaranga. Amake yo gushora ni 20. Level ya kabiri, mbese amake ya level ni 20, sorry. Akurikiraho ni 100, akurikiraho ni
250. warangiza ugahitamo MTN cyangwa se Airtel Money ugahita wemeza. Bimaze kwemeza uhita ushika hano. Iyo umaze gushika hano icyo ukora ufata ubanza uganyuzamo amaso ukareba ibintu baguhaye, nomero y'itumiza n'ibyo ntibasoma kumenya n'ibiki, ingano y'amafaranga ukongera ukareba niba ibyo kubitsa ariyo imiterere y'itumizaho, igikombe igomba kwishyurwa. Ibyo ngibyo ndabona atari ngombwa. Icyo uhita hano ko ahangaha izina ry'umuntu uri bwakira amafaranga, izina rya banki cyangwa se aho uri buyohereze na nimero uri buyoherezeho. Iyo kugira ngo byihute uhita ukanda hano kuri kwishyura. Umaze gukanda kwishyura uhita ugwa hano. Ubwo ngo nyine ugiye kwishyura. Icyo ukora rero ni fasta nyine uhita ukanda call cyangwa se uhita uhamagara nk'ibisanzwe, nta kindi uhinduraho. Tukanda call warangiza ni ukohereza nyine n'ibisanzwe, bakakubwira ukongera ugasuzuma amazina mbere yo gushyiramo password. Wasanga ibyo tayari ugahita ugira ute wohereza, then igikorwa kikaba kirarangiye. Iyo umaze kuyohereza icyo ukora uhita usubira muri dashboard, ugahita uza ugakanda hano twihuse, usubira inyuma ukaza. Iyo utayasanze hano kuri hano ahangaha kuri amafaranga cyangwa se ikindi, urarefreshinga. Iyo atarahagera rero icyo ukora uhita ureba uwagutumiye. Ubwo urugero ni njyewe wagutumiye, uranyandikira nkahita nkwereka uburyo ngufasha byihuse, cyangwa se tuza no kuri serivisi ako kanya bahita bigukorera, ariko amafaranga ahita ajyaho instantly. Warangiza icyo ukora uhita uza hano ahangaha kuri igikorwa, mwese muri kureba igikorwa, ukahakirika. Wamara kuhakirika ubwo ya mafaranga yahageze, ariko ntabwo turagura umugabane cyangwa se ntituragura level. Ubwo twashizeho 2.5. icyo ukora uhita uza ugahita ukika hano, tukika no kuri, ndabona barahinduye ngo ni 240. sorry, haragabanyije. Nihuza ugahita ugira ute ukanda handitse ngo saba. Maze gukanda kuri saba bihita bihinduka, hakahita handikwa ngo genda. Yareva uguze barakubwira ngo success, cyangwa se bavuga ngo uguze neza, noneho hagahita hahindura saba, akavaho saba akajyaho genda. Rero ikivuze ni ukujya mu kazi cyangwa se gukora. Ni ukuvuga ngo urugero ngewe ko aka kazi nakarangije, muraza kunyihanganira muhoze video nkarangije, kubera abantu bakomeza kumbwira ngo video ngo ibigaragaza neza ngo ni iyihe, ngo ntibari gusobanukirwa ibyari byo, ngo byabacanze, bamwe bari kugeramo bikabayobera. Aha hejuru urangiza akazi uyu munsi. Ikinyarwanda navuga ngo kiragora, nanjye niyo mpamvu muri kumva ndi gusoma nitonze cyangwa se mvuga gake. Ahangaha 5/5 uzaza usangeho 0/5, kuvuga ngo icyo ni igihe utarakora akazi. Naho igihe wamaze gukora akazi usanga 5/5 byamaze kuhagera. Toto y'amafaranga uba wamaze gukorera ni ahangaha bijya na hano, byose biba ari bimwe aha naho ngaho. Noneho icyo ukora uhita ukanda kuri genda. Kande kuri genda, kuko nureba turaza gusubira inyuma gatoya. Nureba kuri genda, ahangaha kuri genda uraza ureba hano kuri M waguze, uzasanga iri M n'umubare runaka, nko kubona ngo M2 VIP n'ibindi. Noneho icyo uzahita ukora, uzahita ukanda kuri genda, uzahita ugera kuri ahangaha niho ukorera task cyangwa se wamamariza za product za niho wamamariza nani za gahunda z'intu za Hollywood, za filime, aba ari amatrailer nk'uko mubibona nyine. Nani tubari duhagaze minota 2, umunota 1, amasegonda, ariko ntabwo iyo minota ari ureba. Ndaje nkwereke uko iminota ibihagaze, ko aba ari amasegonda 5 yiruka pana yandi asanzwe ari. Dore ukikamo no mo hagati ugategereza. Dore aha hasi ukuntu babyiruka, dore ahangaha
gatanu kagiramo piko ngo akazi tayari kaba karangiye. icyo ugiye gukora uhita ukanda hano akanyuma. nureba neza urabona ko trailer nyine ya filime runaka tutazi ngo niyihe ku bayizi ni ibyo ngibyo gusa bamamaza filime zitaraza hanze. deni uhita ukanda kuri ka kaboro nakubwiye aka kanyenyeri ku bantu musanzwe mumenyereye muri Amerika cyangwa se hanze ku mugabane wo hanze bakunze kudukoresha cyane nk'amanota gushima ibintu nk'ibyo, kugira ngo n'abataximeni murabizi ko iyo yagutwaye neza serivisi nziza umukandiraho akanyenyeri mu kazi bakamwongeza agashahara cyangwa se kumwongera apeti. So guys, ni ukuvuga ngo itukanda akanyenyeri, nimaze gukanda akanyenyeri kano kanyuma urabona tukakuzura twose. Gukora utukanda hano kuri isuzuma hano hasi nk'uko mubibona hano kuri isuzuma niho utukanda. wongeyeho namaze kurangiza imirimo yanjye rero njye naranakoze byarangiye, barahita bamvanamo cyangwa se barahita bambwira ko imirimo yanjye yarangiye. So cyo uhita ukanda kuri isuzuma tayari bagahita bakubwira ibindi. urabona ko njye bahise bamvanamo kuko nyine akazi kanjye nakarangije nta kandi nemerewe gukora. ni ukuvuga ngo muri make ntabwo ushobora gukomeza gukora warangije ku bantu muba mutarasobanukirwa neza ko hari igihe nk'umuntu gufata mu mutwe biba bigorana kaza gufata nyuma y'iminsi 3-2 cyangwa umunsi wose. So nuko biba bimeze guys. icyo ukora ahangaha amafaranga wakoreye ahita aza hano yose ubu yazi mu mutwe wari 675 ku muntu washoye mo 1 ahita aza hano. iyo warangije akazi na bino bigahita biba gutyo. iyo warangije akazi amafaranga yose agiye kuri balance hano bivaho na hano bikavaho hagasigara zero nkuko muri kubibona. ugahita ugaruka ku byanjye. iyo ugarutse ku byanjye usanga hano naho hari amafaranga uba wakoreye. iyo bitaraba ari fresh nyine ngo ajye kuri balance yongere hano aha haba ubwo amafaranga basigaye kujyaho aba ari hano. ubwo rusanze 675 akiri hano ahangaha hambere akiri hano, menya ko nyine bikiri batari babyemeza ngo ahita aza hano. rero iyo amaze kuva hano hakajya zero yose ahita yimukira hano tayari uba wemerewe guhita ugira ute uza guhita uyabikura, icyo bita gukuramo amafaranga cyangwa se withdraw. tukanda hano waramaze kwemeza ugashiramo nimero zawe ugomba kubikurizaho. icyo dukora amafaranga ugomba kubikuza bagomba guhita aza hano aha nimero zigahita ziza ngaha ugushira amafaranga n'ahangaha. then nayo ni nka TMP ukahita uza ugashiramo umubare banga. mikorere ni kimwe na TMP ushiramo umubare banga ugahita wohereza hano kubikuza. So guys, ni ukuvuga ngo video yacu ndumva twayigarukiza ahangaha ko ntabwo tuje kubikuza. nari nje kubereka uburyo bakoreramo amafaranga, uburyo binjizamo amafaranga, uburyo byandikisha, uburyo bakora login, byose bikubiyemo. ariko kubikuzaho tuzagaruka tubereka kubikuza byo ni amasegonda ko nta bakozi benshi iragira nka TMP. ko TMP rega yo yamaze kwamamara, yamaze gufata indi ntera. gusa nayo mbibutsa ko TMP iracyahari mu mavuta yayo asanzwe ahora ari mashya. TMP dukora akazi nta kibazo, turabikuza akabikubika mu kanya amaze gukuramo andi mafaranga nta kibazo rwose. TMP irakora neza cyane. gusa guys, nzaza mbereka uburyo tubikurana hano. gusa nababwira ngo mwinjire mu joining kanze mbereke TMP mu kanya amaze kubikuza amafaranga yangezeho kare mu TMP. ubwo icyo dukora duhita dukanda hano kuri mine. ngira navuga ngo nkoresha ibyongereza ko na TMP yinjiyemo bari ibinyarwanda. tukanda kuri withdraw record uhita uza ugakanda hano kuri ubwo ni iby'uyu munsi nyine tariki 29. ubwo barampa ibyo guhera kuri 26. ku 26 ndumva tutarabikuye, tubikora rimwe mu cyumweru. ariko iraboro iyi ngiyi iyi ngiyi iyi waka movie kubikura ni buri munsi havuyemo ku cyumweru. kubikura ni buri munsi. urumva yo rero aho bitandukanye na TMP. gusa bose barasora bakata menshi kurusha TMP. mbona kuvuga ngo tukanda hano kuri inquiry ukareba cyari byo. murabona ko TMP iracyakora neza kandi neza cyane. mvuge ngo neza cyane nta kibazo. abantu mvuga ngo yabaye scam ngo barayifunze ngo kuyifunga sinzi mu bitoragura. gusa mujye mukora ibintu muri seriye, mwabajije amakuru neza, kubabahaye amakuru mubabaze, mwe kujya muhita mwirunda mu bintu nta makuru mufite. nubwo wabona video uba ugomba kubanza ugaca inbox WhatsApp turazitanga ukatubaza niba guhita winjiramo byakunda cyangwa se
wabireka apana guhita ubona amakuru ugahita wirukanka wakwita amafaranga nk'ubu ngubu ushobora gufunga wenda umuntu ahuze, ugasanga nabwo hari abantu mwagiye mujya mu mabizinesi amaze nk'imyaka ingahe, twarakoreye video kera mukaza mudutuka ngo ibintu byacu ni ibisikamu, kandi ugasanga video imaze imyaka 3 nawe ubwawe nturebye video ngo ni nyaryari. Mbibutse ko video nyikoze tariki 29 z'ukwa gatandatu, Tempo yaje mu kwa gatanu 2025. Ngo rero mu kwa gatandatu 2026 muri Tempo tubona bikuye 3 n'umunota umwe n'amasegonda 45 yari amaze kongera amafaranga mu gihe kitarenze iminota 6-2. So guys, nukuvuga ngo rero Tempo irakora neza cyane. Abantu muvuga ngo ni scam sinzi mu bikura nabinginze rwose. Nukuvuga ngo turi kumwe n'izindi video. Bye bye, ciao ciao. Go mukore subscribe kandi muzajya mubona amakuru ku gihe. Ikindi muraza kusanga link ya Work Movie cyangwa se Tempo muraza kuzisanga muri description. Ikindi mutazibonyemo mwakwandika muri comment turashaka link, cyangwa se mukatwandikira kuri WhatsApp, nimero zacu turazibaha. Turi kumwe, bye bye, ciao ciao.